Hello my beloved people, so as you know uyu munsi turi ku munsi wo kuwa kane tariki 20 z'ukwezi kwa munane mwaka w'ibihumbi 2026. uyu akaba ari wo munsi amanota ya NESA ari buze gutangazwa. uyu akaba ari wo munsi abanyeshuri bakoze ibizamine bya leta bisoza amashuri abanza ari buze kuba babona amanota yabo. uyu akaba ari wo munsi abanyeshuri bakoze ibizamine bya leta bisoza iciciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level nabo bari buze kuba babona amanota yabo kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 20 z'ukwezi kwa munane ku isaha y'isa 8. rero ikituzanye hano ni ukubereka new update, uburyo busha NESA yasizeho bwo kuba wareba amanota ukoresheje telefone yawe, ukoresheje smartphone yawe, ukoresheje laptop yawe, ukoresheje machine yawe ku buryo bukoroheye. So rero twagiye tudatinze mu magambo, tugiye kukwereka uburyo bwiza bwo kureba amanota. Fata telefone yawe nusoza urebe application bita Google Chrome. abatayizi kanze nyibereke ni iyi ngiyi dukomeje kugenda tuzamuraho udufresh tw'umutuku, ngira ngo mwese murayibona. iyi ngiyi Google Chrome nurangiza uyifungure, nizera ko ufite internet, nizera ko ufite megabyte cyangwa si wifi. uraza guhita ugera ahantu hameze gutya, uze hano kuri Google search, nurangiza wandikemo aya magambo ngiye kukwereka. andikamo check national examination results 2026 ngira ngo murabibona. noneho nubisoza nka gutya tumaze kuba twabyandika muri Google search, ngira ngo murabibona ahangaha na check national examination results 2026. nizera ko muriho mubibona neza. so nurangiza urakanda search nk'ibisanzwe. kimara gukanda search bari buze guhita bakugeza ahantu hameze gutya, uri buze guhita wikandira kuri iyi link ya mbere. iyi nanone yanditseho ngo check national examination results 2026. iyi ngiyi ngira ngo mwese murayibona. so ukimara kuyikandaho bari buze guhita bakugeza ahantu hameze gutya, ngira ngo mwese muriho murahabona. urascrollinga gato uzi hano hari ibara ry'umuhondo handitse ngo check results. ahangaha ngira ngo mwese murabibona, turi kujyana 5 kuri 5. ukandeho. ukimara gukandaho ngira ngo barakugeza ahantu hameze gutya. kigera hano urascrollinga gato hasi, uraza kubona ahantu handitse ngo national examination results. munsi urabona ahantu handitse ngo enter your index number to get your results. ubwo munsi yaho uri kubona ahantu ho kwandika index number handitse ngo put your index number. hirya yaho uri kubona ahantu handitse ngo get results. uraza ahangaha rero nk'uko uri kubibona ahangaha wandikemo index number zawe cyangwa kode wakoreyeho ibizamini bya leta. nusoza kuyandikamo neza uze uhita ukirika ahangaha inyuma yaho handitse ngo get results. ukimara kuhakirika ahangaha handitse ngo get results, uri buze kuba wahita ubona amanota yawe ako kanya mu buryo buri direct. uri buze kuba wahita ubona amanota wagiye ugira muri buri somo, uri buze kuba wahita ubona ikigo bakoherejeho, uri buze kuba wabona amagrade wagiye ugira muri buri somo. rero ndatekereza ko ubu ari uburyo bwa mbere tumaze kuba kwabereka, buri wese yamaze kuba abubona neza. tukaba tugiye kubereka n'ubundi buryo bwa kabiri nabwo bworoshye kandi bwizewe
bwo kureba amanota ukoresheje laptop yawe, ukoresheje mashini yawe, ukoresheje smartphone yawe, ibindi bintu byose bikagenda neza. So reka tumanze tugusabe akantu gato ko gukanda like. Reba munsi y'iyi video udukandire like, kora ko gakumwe k'ikiganza karebye hejuru, nusoza udukandire subscribe. Reba wanditse subscribe ukande ufungura akazogira ka mbere kuri all notification, kugira ngo update zose za NES tugiye gukomeza kugenda tubagezaho kugeza ubwo abanyeshuri bazaba basubiye ku ishuri tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2026. Update zose NES izakomeza kugenda isohora uzazibonere ku gihe. Kanda subscribe ufungura akazogera ukandi like nako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru, ubundi dusigire igitekerezo cyawe hasi muri comment. Abantu mwese muri hano mugerageze mudusigire ibitekerezo byanyu hasi muri comment, abantu mwese mwasobanukiwe, ubundi byose bikomeze kugenda neza. So rero tudatinze reka tubereke uburyo bwa kabiri nabwo bwo kureba amanota. Urasubira inyuma, turasubira inyuma, n'ubundi dusubire muri Google Chrome nk'ibisanzwe, dutangire bundi busha. Nanone uraza ahangaha muri Google search, wandike R, wandike N, wandike I dot cyangwa se akadomo, wandike CDMS, wandike dot cyangwa se akadomo gov dot akadomo rwa, wandike slash results nkuko muri kubibona hano hejuru. Kanze mbibereke neza kubera nge nari nahoze mbikoraho research ngira ngo nge byase bizana ibi biri hejuru. Ndatekereza mwese muri kubibona neza, RNE akadomo CDMC akadomo gov akadomo rwa slash results. Ubu ni uburyo bwa kabiri nabwo bwo kuba wakirebera amanota. So rero kimara kubyandikamo urahita ukanda research nk'ibisanzwe. Ubu buryo nabwo bari buze guhita bakugeza hano direct handitse ngo National Examination Results, aho bari buze guhita bakwereka ahantu uri buze gushira index number zawe, ubundi ugahita ubona amanota yawe. Ngira ngo mwabibonye bari buze guhita bakugeza ahangaha ugushira index number zawe uzishiremo. Numara kuzishiramo n'ubundi nkuko twaberetse bwa mbere ukande hahandi handitse ngo Get Results. Ahangaha ngira ngo mwese murahabona, ubundi uhita ubona amanota yawe, uhita ubona grade yawe, uhita ubona ikigo bakoherejeho, uhita ubona amanota wagiye ugira muri buri somo, ibintu byose biba uhita ubona. Niba wiga troncome cyangwa se O level uri buze guhita wabona combination baguhaye, uri buze guhita ubona ibyo baguhaye kujya kwiga. Nimba wiga primary uri buze guhita ubona ikigo baguhaye, then ibintu byose bigende neza. Sorry, bye bye, Tela Vista.